girlfriend, like really ni gute umuntu yabona girlfriend? Ndabizi ko abasore benshi iki kibazo mukibaza mugasacinga kuri YouTube no ku zindi platforms video zibivugaho, ariko se nyine wanamugani abandi babona batabakunzi. Nicyo ugomba gukora, worry not. Nicyo kinzanye uyu munsi. Are you ready? Okay, let's. Uri umuhungu uri single, urifuza umukunzi? Don't worry, mfite uburyo bune bworoshye kandi bushoboka ushobora kubonamo umukobwa ugukunda by'ukuri. Number 1, you absolutely need to know what you want in a girl. Wowe urashaka iki? Urashaka umukobwa umeze ute? Nicyo umwitezeho. Wari wajya muri supermarket utazi mu by'ukuri icyo ushaka, wagera ku nyama uti hako wagura inyama di no, ariko mfite ifi muri frigo. Wagera ku nyanya ukumva wazigura ariko nanone ukabona utazikeneye. Wagera kuri ice cream ukumva urayishatse ariko iruhande ukabona yogurt. Ukibaza uti se mfate ice cream cyangwa yogurt, ukabura amahitamo. Wagera ku birahuri ukumva wabigura ariko nanone ukabona amatasi ari iruhande rwabyo niyo meza kurushaho. Byose ukubisa amaso ukumva urabishaka ariko mu by'ukuri ntabyo ukeneye. Nawe rero byashoboka ko ari ukumeze. You need to know exactly what you want dear. Ushaka umukobwa uteye ate? Hari abantu bakururwa n'ubwiza bw'inyuma, cyane wenda nk'umukobwa ufite curvy body, ufite hasi hanini mu kuntu ngo agomba kuba ari inzobe cyangwa se imibiri yombi. Hari n'abikundira ibikara. Buri wese ni icyo akunda. Utise Claudette, ubaye nawe utazi icyo ushaka byagenda bite? Well, hari uburyo bwinshi bwo kumenya icyo ushaka. Hari uburyo butandukanye ushobora kumenya icyo wifuza cyangwa se ubwoko bw'abakobwa ukunda uko baba bameze. Tangira wite ku bwoko bw'amafoto y'abakobwa akurura attention yawe, abo followinga kuri Instagram, abo ukunda kuvugisha. Nureba neza urasanga hari nk'ikintu kimwe cyangwa se bibiri bahuriyeho. Hari abantu bari just physical, bareba uburanga bw'inyuma, bikundira udukobwa tunanutse kandi tureture. It's okay, buri wese n'icyo akunda. Ibi si bibi rwose. Ariko hari n'abandi bakururwa na personality, uko umukobwa atekereza, imyitwarire n'imyumvire ye. Wowe ukunda umukobwa umeze ute muri aba? Remember, utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Number 2, do some proper introspection. Ukeneye kubanza kwikoraho wowe ubwawe. Ntabwo ushobora kujya hariya hanze ngo utangire gusaba no gushaka mu muntu ibyo wowe udafite ubushobozi bwo gutanga. No offense, but hari abagabo usanga bafite inda nini bigoye no gufunga igipesu cy'ikote, ugatungurwa no gusanga ari bo bakomplaininga ngo umugore wanjye asigaye abyibushye cyane nyuma yo kubyara, nta kiterura, nta peta kintera na gato rwose. Nyine y'utwana tumeze neza, kagakobwa gato gateye neza. Excuse you sir, banza nawe ubwawe ujye muri miruwari wirebe, urebe ukomeze. Ushaka umukobwa w'umuhanga kandi wowe ubwawe urinjije. Uwo mukobwa ashobora kuba atari no gushaka cyangwa se atifuza umusore uri kuri level nk'iye, ariko most of the times vibes umuntu yifitemo usanga ari nazo bari gushaka hariya hanze. Niyo mpamvu ushobora kujya muri party runaka mu gihe abandi bari gusimbuka, wowe ukaba wabihiwe. No, DJ Monsi yakinnye indirimbo mbi rwose. Suko ari mbi rwose, no, ahubwo ntimuhuje vibes. Ndavuga wowe na DJ ngo ndashaka umukobwa ufite amafaranga kandi wowe urahuri broke, no wakuguza 5 ntabyo wabona akakanya. Menya indangagaciro zawe, wiyubake, wiyinvestingemo ku buryo uhindura ubuzima bw'abandi nawe. Hari wa muntu mukubitana nko muri bisi, mu ndege cyangwa se n'ahandi, mukaganira iminota 10 gusa ugahita wumva icyaguha amahirwe yo kuzongera guhura nawe n'ikindi gihe. Kubera iki? Umutima, amagambo ye yuje ubwenge. Go and be a better version of yourself. Go and be smart. Niba uri umusore utigirira icyizere, you need to work hard on your confidence. Nta mukobwa wakunda umusore uri shy, udashobora kuvuga, muhuza amaso isoni zikamwica, agatangira kubira ibyuya mu birenge no mu ntoki. Niba hari ikintu kiri sexy kigaragara neza ku musore ni confidence. Abakobwa bakunda abasore bifitiye confidence, bakunda umusore ushobora kubegera akababwira icyo ashaka kandi akaba niteguye kwakira igisubizo uko cyaba kimeze kose. Abasore mutigirira icyizere, where are you? Mumbwire niba muhari muri comment, nzabashakire episode yanyu namwe mbabwira uburyo umuntu yiyubakamo icyizere. Number 3, approach your desired girl now. Noneho ikibazo ni
uyu mukobwa uramwegera uti? 1 ushobora kumuvugisha in person. 2 ushobora gukoresha social media ukaba watera nka comment ku ifoto y'imwe or something. Ushobora kunyura ku nshuti ze. Uburyo bwari bwo bwose wahitamo, ugomba kumenya ko nabwo busaba confidence. Listen up, niba uyu mukobwa ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri muhuye, wimwegera umubwira ngo hey girl nagukunze, wambera girlfriend, that's stupid. Biragoye kunyumvisha ko nkunda cyangwa se wankunze aribwo tugihura usanzwe utanzi. It's not like ndi umustar abantu benshi baranzi. No, ndasanzwe rwose, ntahonzwi mu binyamakuru cyangwa kuri social media. Dukubitaniye nko muri supermarket aribwo bwa mbere ngo wankunze, ntakubereye girlfriend. Come on, ntuzi n'izina ryanjye. Aho nturuka mu Rwanda hari abantu bameze batya. Mushobora guhurira nko muri restaurant agahita atangira kukubwira uburyo yifuza kukugira umugore. Abantu nk'abo nta mukobwa ushobora kumva ko bari serious. I'm telling you, ibyo ni ibintu ubwira umukobwa mumenyeranye, mumaze igihe mukorana, mumaze igihe musengana, mwigana se, umukobwa mumaze igihe muziranye, maybe musanzwe muri inshuti, ho bishobora gukunda. Ariko kuba mutaziranye, please back off. Remember, a good intention with a bad approach often gets a negative results. Niko bavuga, uburyo ujemo bushobora kurusha agaciro ikikuzanye. Number 4, assess her response. Niba igisubizo cye kiri straight, wenda arakubwiye ati I'm so sorry, ntabwo ari type yanjye, cyangwa se wenda ati mfite boyfriend, just stop right there. Rekera aho ngaho, wikomeza kumwiruka inyuma no guhatiriza. Yaguhakaniye, yakubwiye ko utari mu basore yakunda. Yes, hari abakobwa bakubwiza ukuri batitaye ku kuntu urasigara wiyumva, cyangwa se yakubwiye ko afite undi mukunzi. Niki kigoranye kumva muri ibyo byombi? And if it's positive, however, nakubwira ko nta kibazo, mwagerageza. Tangira ugenda umumenya gake gake ibyo akunda, ibyo yanga. Nta kintu kiryoshye nko kumva umusore akubwira muri kuganira ati ndabizi ko udakunda amapantaro wowe. Ukibaza what? Wabibwiwe n'iki? Nawe ati maze igihe ngo stalkinga kuri Instagram, mbona ukunda kwambara amajipo n'amakanzu, ni gake cyane nabonye wambaye ipantaro. Wow, nawe shyiramo imbaraga. Tangira umenye inshuti ze, umutumire mujyane kuri date. Niba ari religious or church girl, ari umukobwa ukunda gusenga, uburyo bwiza bwo gutangiriraho ni nko kumutumira muri concert ya gospel, cyangwa se ukamutumira ku rusengero rwanyu akaza nk'umushyitsi, aho buri mugendo bizamo neza gake gake. Aho bipfira rero, invitation ya mbere wowe umuha no kumubwira uti wansuye mu rugo se, aho ubutangiye nabi kabisa. Ukibwira umukobwa ngo wansuye, nta kindi mu mutwe we ahita atekereza ko ushaka uretse sexe gusa, kabone nubwo ataba ariko kuri. Kandi abahungu reka mbibira ibanga, uko utinda gusaba umukobwa sexe niko arushaho kukubaha. Trust me, utahubwara gusuzugura kumva ko ntacyo wishoboreye. Yes, hari abakobwa babitekereza gutyo, ariko umukobwa nk'uwo ufite imitekerereze iri hasi gutyo, sinibaza ko ari ukeneye nka girlfriend muri iki kinyejana, keretse nawe ubwawe ubaye utari seri. Banza unamenye icyo anatekereza kuri premarital sex, icyo atekereza kuri sex ya mbere ya marriage. Ashobora kuba ari umukobwa ukijijwe by'ukuri, kuri we mutarabana nta sex. Ikibazo cyanjye ni wowe uri tayari kumutegereza? Hanze aha hari abantu bashaka urukundo bo badafite ubushobozi bwo gutanga. Memor, nizere ko utari muri abo. Hanyuma ndumva nta kindi gisigaye uretse kukubwira ngo bonne chance. Go and shoot your shot, okay? Genda ugerageze.